yarandembuje yarekuye muganga aramobera umugore wanjye aramobera arangije kumobera yarambajije ngo ese uri kumva ufite ubwoba ndavuga ni ubwoba njye ndabufite arangije arambwira ngo ya ngo ntugire ubwoba sanga baryamye ku gitanda kimwe nitegereza umwana muvaho nitegereza na nyina icyo gihe nahakuye ifoto hari ifoto nahakuye cyane ishingiye uko nyina twaganiraga ibigambi twari dufite ndeba ukuntu noneho birangiriye aho nta no kuvuga tubajyana mu buruhukiro nago hari kure ariko kuhagenda hambanye nahagenza amasaha menshi cyane mbere harehare pe yego birumvikana nyuma sanga yapakiye ibintu yari umurokore ntabwo yanywaga n'inzoga na n'izindi ngeso yari afite yego sanga ibintu yabipakiye yego yagiye ndaza guhamagara kuri telefone arayifata ndamubaza ni wimukiye arambwira ati natashye wambwa we ati kandi utiki ati natashye nagiye iwacu wambwa we ati kandi ntuzankurikire ati nazakubona ku marembo y'iwacu ngo uje no gucyura ari umugore wawe ukubwira gutyo se ni ukuri pe wambwa we ni ukuri pe ntabwo byarangiriye aho urabona hari umusaza iyo ugiye gufata irembo hari umusaza ujya kugusabira yego nahamagaye uwo musaza mubwira uko bimeze tujyayo ujya iwabo tujya iwabo Jesus tinabikoze mbishaka ariko nyuma ikintu cyaje kunangaza yaje kumbwira yuko arambwira ngo ubucuruzi ngarabugaye gutyo se ni ukuri kw'Imana ubucuruzi bwenda buka kandi mu minsi ibiri aribwo tukikora ubukwe nta n'igihe kirashira ni ukuri kw'Imana Jesus ntago ari ukukubeshya arambwira ngo ubucuruzi ngo ntago ari ubu ngubu nifuza kubamo ahubwo ugena ngize ngo wenda wamufashe nawe kubw'ibikomere wari ufite by'umugore wa mbere wari umaze kwitaba Imana akaba aricyo cyatumye agenda oya ntago nigeze mukomeretsa kuko nanjye nirindaga ko nakomereka ntago nigeze mukomeretsa wenda iwabo aho umugore avuka iwabo bo bari abakire byo wabo umugore bari abakire ariko ikintu wenda nibajijeho cyanyobeye mbere yuko dukora ubukwe yaragusuye abona ubwo bucuruzi yagaye nyuma ego amenya ko uri n'umupfakazi byabaye areba ubwo na wa musaza nawe namuhaye gahunda twaduhuriye iwabo tugezeyo dukomanze igipangu bamubwira ko ari njyewe n'uwo musaza yarisohokeye ahagarara ku gipangu aratubwira ngo nta karibu mufite aha ngaha none umuje kureba umwana wawe ndamubwira ni yego nje kureba umwana wanjye numvishe ko wanabyaye nje no kuguhemba n'umugore wanjye arambwira ngo nta bihembo byawe nyeneye ati nanjye ndihagije Jesus wa mugore rero si ikintu yahise akora yahise afungura iduka muri iyo minsi byihuse muri bya bintu byawe muri bya bintu nandi sinzi niba ari wabo yari yasize wenda tujya kubana simbizi ariko yahise afungura iduka ifite imbaraga pe ryarindi yambwiraga yashakaga kubamo wese arifungura kwa kanya kumugaragara sigaye mu nzu itagira n'igikombe bakwitaga papa abana banyita papa na niyi saha iyo mbasanze aho nyina akorera byanze kubavamo bijya bibacika ngo papa aracyarivuga kubera ko pe ndi imbere y'Imana yiranze neza uvi inkuru yanjye reka
mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho, zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wakahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yiguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara, pana byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etaje iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri mwese mubana natwe mu biganiro byacu bya inkuru yanjye. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Abagabo muri kutwumva uyu munsi, ndifuza ko mbaha umugabo mugenzi wanyu, mugenzi wacu, kugira ngo mumubanire, kugira ngo mumubwire muti mugabo ibyo waciyemo twabyumvise. Yitwa Niyongamije Pascal. None tugiye kuganira. Mbere ko dutangira ikiganiro, ndashaka ko avugana nimero de telefone ze, utaza kuvuga ngo waziuze, igihe wumva ubukene kumuvugisha umuvugisha. Pascal, vuga nimero ya telefone yawe. 078 72 82 65. Yego. Pascal, karame, uraho neza? Ndaho. Umeze neza? Ndashima Imana gake. Oya, tujye tuyishima cyane. Nuko rero Pascal, rero ku muntu utakuzi wamwibwira gute? Ku muntu utanzi namubwira yuko kwizera Imana ari cyo gikomeye kurusha ibindi byose. Byaba ari ubutunzi, byaba wenda ari n'amashuri, ariko kubaha Imana nicyo kintu kibanze, ni nacyo gikomeye, ibindi bikaziraho. Ibyo kwizera umuntu byo, kwizera umwana w'umuntu byo ni gake. Wowe warabibonye? Njye narabibonye. Nago umuntu nkurikiye cyangwa wanyumva nago namubwira ngo yiringire umuntu, ahubwo ajye yizera Imana, kuko Imana yo nishaka ko umuntu amwiringira bizakunda. Yego. Ufite inkuru yawe rero y'ibyo waciyemo, y'ubuzima waciyemo, niyo tugiye kuganira muri kano kanya. Natangiye mvuga nti abagabo muri kutwumva, murebe mugenzi wanyu ko mu Kinyarwanda aravuga ngo aho umugabo aguye mugenzi we ataho utwatsi. Nuko Pascal, ufite inkuru yawe rero y'ibyo waciyemo. Byagenze gute? Ni urushako? Byagenze bite? Yego, ni urushako. Ni ukuvuga ngo nabaye aho nanjye nk'umuntu w'umusore ushakisha, nanjye nza kugera ku rwego rwo kumva nakubaka urugo, kuko nabonaga n'imyaka nari ngeze yabinyemereraga. Byabayeho rero nkundana n'umukobwa nk'uko bisanzwe. Dupanga ubukwe, nabyo biremerwa, n'imiryango yacu irabishima, yaba uwanjye n'uwabo. Igihe cy'ubukwe kigeze turabukora, ariko wenda ubwo bukwe bumaze kuba hari bitaragenze neza. Ariko naje gusanga ari urwa bose. Yego. N'ibyo bitagenze neza. Ni ukuvuga ngo twakoze ubukwe, uwo nakwita uwo mugore wanjye nubwo yatabarutse, nari naramuteye inda mbere yuko dukora ubukwe. Nawe nibwo yaragirangiza, nibwo yarakifatisha akazi, urumva. Kandi twari dufite umushinga w'ubukwe.
aha twari tukishakisha muri make. Birumvikana. Nago rero ako kanya akimara gutwita nago twahise tubana, ariko nta nubwo twigeze tubana kure kuko twari ikibazo twari tukiziranyeho, nta n'ikibazo dufitanye, ahubwo habayemo kongera amezi kuko nibwo yari akibona akazi kandi dupanga ubukwe. Twabisezeranyeho tujya inama vuga ati reka mbanze amezi nk'atanu ashire, nawe uba ushakisha nawe uri gushakisha kuko urabizi gukora ubukwe bisaba ubushobozi, nubwo ababyeyi babizamo ariko namwe ari fondasiyo muba mukeneye. Amezi 5 yarashize rero dukora ubukwe, inda igeze nko mu mezi 7. Twarasezeranye dukora ibirori nk'uko abandi bose babikora, tujya mu rugo twinjira muri buki. Tugeze muri buki urumva twamaranye ukwezi kumwe, asubira mu mirimo yakoraga, nanjye subira mu byo nakoraga, ariko urumva natahaga mu rugo, twese twahuriraga mu rugo rumwe, yarakoraga agataha mu rugo, nanjye naha mu rugo nta kibazo. Ikintu cyaje kubaho rero urumva amezi iyo yari ari kwihuta, twari turi gusatira kugera mu mezi yo kugira ngo ajye kubyara. Kwezi kwarageze rero ajya kubyara bisanzwe, aza kugira ikibazo, umwana abanza apfira mu nda. Amaze gupfira mu nda, ubwo ndamuhumuriza kuko twari turi kumwe kwa muganga, amubwira ni buriya Imana niba idashimye kuri ya mwana tumubona, ubuzima nibwo bwa mbere nubaho izaduha n'abandi, kuko si twebwe tuzaba tubaye aba mbere, gusa ni ukwihangana. Kubimubwira we byari bimugoye kubishyikira, ntabwo ari kubishyikira ariko kuko byari byabaye nta kundi. Birumvikana. Gusa njyewe naje kugeraho ndibaza ndavugana uko biri kose, kuva ari kwa muganga dogiteri nari kumukurikirana kuko nawe twaravuganaga, njye nabashaga kumva ko nyina we ubuzima bwe bufite kuba bwiza, kandi na dogiteri yambwiraga ko buraba bwiza, barakora uko bashoboye, ariko ubuzima bwanjye nabwo bukagenda neza. Gusa icyaje kunungura uko nari mbwizeye siko byagenze. Yaje we dogiteri twaraganiraga akambwira yuko afite ukuntu azamumubyaza atanamubazi. Nicyo cyizere yari yarashyizemo, numva ko ariko bizagenda. Ariko naje gutungurwa mbonye amamagaye anomye imiti kuyigura muri farumasi, nyine mbona nigendanye no kugira ngo baze kumubaga. Imiti twarayizanye, aramujyana ku iseta, ndeba bwari bimaze kuba nijoro, ariko gatoya ngarutse gato ari nabyo bikomere nyine byagumye kumba ku mutima, genda bingarukaho buri kanya. Mbere yuko bamujyana ku iseta, dogiteri yaje kongera munyuza mu cyuma, basanga ngo umwana atangiye kwangirika mu nda, kuko akimara gupfa ntago bahise bamukorera. Bo bagumye kumbwira ko nawe bamubwira yuko bari bumumubyaze, ahubwo bagaguma kugerageza uburyo ngo bamwongerere ibise, ariko ntibikunde. Ubwo rero bukeye bwaho muganga amufite mu maboko avuye kumunyuza mu cyuma, aribwo yambwiye ngo umwana asanze atangiye kwangirikira mu nda. Ibwo yaje kumbwira amagambo atari menshi kuko ntago yari agifite, yari yatakaje imbaraga cyane. Umugore yari yatakaje imbaraga cyane, ntago yari akibasha kuvuga cyane, yarandembuje. Ko nari ndi hanze, muganga abona ko ari njye washaka, aramubaza ngo mbese nuri, aravuga ngo yego. Arandembuza, ndaza mbagezeho, yarekuye muganga aramobera. Umugore wanjye aramobera. Arangije kumobera yarambajije ngo ese uri kumva ufite ubwoba? Ndavuga ni ubwoba njye ndabufite. Arangije arambwira ngo ngo ntugire ubwoba. Ubwo rero amaze kumbwira ngo ne kugira ubwoba,
kuko nakomeyemo gakeya nanjye mwereka ko nta bwoba afite ariko ahita amujyana aho abandi babyeyi bajya gutegerereza. Icyanangaje rero muri uwo munsi ntabwo wabaye mwiza kuko icyo gihe yabikoze nko mu masaa 7 z'amanywa. Amasaha akurikiye aba arihuse, dogiteri twongeye kuvugana arambwira ati rwose umugore wawe iri joro uriya mwana ntabwo wongera kumurara mu nda, tugiye kuza dukora uko dushoboye tumumukize uko nabivuga. Gusa numva agatima karagarutse nyine icyizere, ntabwo nyina we nakekaga ko ari impinduka zirabaho, we numvaga we ko nzamurwaza agakira nkamucyura. Kuwo mugoroba rero nibwo nagiye kubona mbona bantumye kujya kuzana imiti kugira ngo baze kumufasha. Bamujyanye ku Iseta, baramutwaye. Icyo gihe bamutwaye nka saa 1 z'ijoro, byaragiye bikubita nka saa 5 z'ijoro, nawe uragaruka kutubwira uko byagenze. Ngewe gusa ahantu nari nicaye bwa bwoba yambazaga bwambujije amahoro bwaho nari nicaye koko. Ubwo nari ndi kumwe n'abaramu banjye babiri, ariko nta muntu wabashaga kwicarana n'undi, buri wese yari yihugiyeho mu mutima. Ntabwo tuzi uko byari bimeze, ariko uko byari bimeze nyine byo byaragaragaye, nyine byagaragaye nyuma. Ubwo bwoba bwaranyishe, nge nkurikira inzira bamunyujijemo ku Iseta. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ku Iseta, ariko nakurikiye aho bamunyujije bamujyana. Nge numva umutima urambwiye ngo nimanyure, nyura ku kayira k'uruhande rwo ku Iseta. Ngiye kumva numva avugije induru, nge ndi inyuma wari imbere, ariko induru y'umuntu wawe ntabwo yiyoberwa. Numvisha atatse, hashize akanya ndahagarara ngo ngume numve ko agira, ariko mu minota mike cyane ya nduru yahise ishira. Nasubiye inyuma mbwira abo twari turi kumwe, ndababwira ni rero buri muntu nasenge Imana, ko biri kose ndumva urugamba rukomeye. Numvishe avugije induru kandi mu gihe gito cyane. Ati sinzi impinduka zaba zibayeho. Ubwo naragiye ndicara ndigunga ukuntu, nabo bari bigunze ukuntu. Saa 6 ziragera, saa 8 zigeze z'ijoro, nagiye kumva numva umuganga umwe araje ankozaho nari nicaye kuko nari ndi hafi aho. Arambwira ngo dogiteri aranyeneye. Narebye n'abandi twari tumurwazanyije, turagenda tujya imbere yaho ku Iseta. Aba baganga bose uko bari bakoranye bahagarara imbere yanjye, barambwira bati urabizi ikibazo umugore wawe yari afite, yari yarakikubwiye? Ati yego. Ati twari turimo dushaka kugira ngo tureke ko twarengera ubuzima bw'umwana, atariko iyi saha nabwo buranze buraducitse. ni ukuvuga ngo byabaye byarangoye nubwo nari mukuru, ariko buriya umuntu yagize ikibazo gitunguranye noneho cyo kijyanye n'urupfu, niyo waba uri mukuru ntabwo wibuka ko ari mukuru, wumva sinzi ubwenge ukuntu bugenze. Hari impinduka zabayeho muri ako kanya, ariko ngomba gusenga Imana, ndayibwira ni Imana umpa imbaraga zo gukomera. Imana yarabikoze. Gusa baratubwira rero ati mpamvu tuba turi kugira ngo mubaherekeze tubajyane mu buruhukiro, ariko turabanza tubakwereke, kuko urumva nabwiye dogiteri mubwira nandi amubwira ni none kureba twari tugiye kumara icyumweru hano, hora umbwira ko uramufasha, none akaba ageze ku gipimo nawe ubuzima bwe bugiye, ubu uri kumva ufashije iki, ese buriya bikumariye iki? Ariko ngaruye ubwenge nyuma numvishe ko ari igihe cy'umuntu kiba cyageze, nabo baba bakoze ibyo bashoboye.
nagiye mu bintu byinshi rero, twarabajyanye igihe kigeze turashyingura, ndabashyingura ari babiri. Ariko mbere yuko ngira naramubwiye kuko twinjira ubanyereke, arabanyereka nsanga baryamye ku gitanda kimwe. Nitegereza umwana muvaho, nitegereza na nyina. Icyo gihe nahakuye ifoto, hari ifoto nahakuye cyane ishingiye uko nyina twaganiraga, ibigambi twari dufite, ndeba ukuntu noneho birangiriye aho nta no kuvuga. Nahakuye ari ifoto nahakuye cyane na n'iyi saha. Uretse ko gusenga ni byiza, aho natangiriye gusenga hari impinduka zigenda zibaho. Ariko mbere hari ifoto nabakuyeho yari yaranze kugenda. Icyo gihe byararangiye pe, kubavana aho bari tubajyana mu buruhukiro ntago hari kure. Ariko kuhagenda hambanye, nahagenze amasaha menshi cyane. Mbere harehare pe. Birumvikana. Ibyo byararangiye turashyingura. Tumaze gushyingura mu rugo, ahantu hari abantu b'abavandimwe bari baraje kufata mu mugongo, bakajya bandaza mu iyo nzu. Ariko ikintu cyari cyarankomeranye kurusha ikindi, nge twagiraga ngo turaryamye, nge najya kubona nkabona filime iragarutse. Noneho ya magambo yambwiye y'ubwoba niyo yari yarankomeranye cyane. Na yandi numvisha ataka kuko nayo muganga yayasobanuriyeho icyari kibiteye. Ubwo no kuvuga ngo ibyo byararangiye. Sigara manganye na ya majwi nijoro nagira ngo ndaryamye, ya majwi nkahangana nayo nyine, na ya filimi yose ikagaruka. Ariko nta muntu nigeze mbibwira, nabigize ibanga. Byabaye ibyawe gusa. Nabigize ibanga. Ndavuga ngo ibi bintu mbibwiye ko aba bantu baza kufata mu mugongo bafite kwibaza ko naba naniwe kwakira ibyabaye, nkaba naragiriyemo nk'ikindi kibazo wenda yaba kigendanye se nko kutubwenge. Niyo mpamvu nabicecetse. Ubwo rero ariyo mpamvu iyi saha shima Imana, nagiye njya mu rusengero gusenga. Ku cyumweru nkajya gusenga. Ndabyibuka rimwe ntigeze njya gusenga. Ngiye gusenga, hari umuvugabutumwa wari waturutse i Rubavu. Numva aravuze ngo hari umugabo uteye gutya na gutya. Aravuga mu iteraniro, numva ni njye, ariko nkeka ko haba harimo n'abandi. Icyo gihe nanze guhaguruka kuko ari kuvuga ngo maguruka agende basengere. Nyuma yaje kunyikoreraho, ahamagurutsa njyana imbere, ndapfukama. Abakuru b'itorero bahasengera. Bamaze kuwusengera nibwo ya majwi yagiye noneho. Ariyo mpamvu gusenga mbiha agaciro kandi ari byiza pe. Utangira ubundi buzima. Ibyo birarangiye. Urumva noneho umutima wari umaze koroherwa. Ndatangira ndavuga ni ese uriya nyakwigendera ko yagiye, akaba nta n'umwana yasigiye, none ubu buzima buzarangira gute? Buzagenda gute? Ngomba kwiyubaka, nkongera nkashinga undi muryango, dore ko nta n'umwana nari isigiwe. Naje kubipanga rero, ntigira inama. Ndavuga ni nubwo nta mwana nasigiwe, ariko nanone ntabwo ndi umusore. Nanjye nabaye umugabo. Kandi numvaga mfite kuzana gushaka umukobwa
nashaka umukobwa akaba yakongera wenda akankomeretsa, njye niko nabyumvaga. Ndangije nigira inama ndeba undi muntu wahuye nk'ibibazo nk'ibyo nanjye nanyuzemo. Yego. Wapfakaye. Yego. Naramubonye warunzi neza ibyo bibazo ntitwareranwe ntago twareranwe, ariko ibyo bibazo biba yarahari kuko yaratuye hafi. Yanatangiye yanafata mu mugongo, we yamyihanganisha ambwira yuko nawe yabinyuzemo, ariko we yaramaze nk'imyaka 5 ambwira ati rero bizaza, tuzakomera uko imyaka igenda ishira, ugenda wiyubaka mbese ukumva yego ari impinduka. Ngo rero namusabye ko niba byashoboka twafatanya ubu buzima n'urwo rugendo. Yego. Dore ko numvaga nizeye yuko nawe yabinyuzemo, ko nawe uzakomeretsa undi. Yego. Uko numvaga igikomere fite namukomeretsa. Yego. Kandi nanjye nkumva kubwo nawe atankomeretsa. Twaraganiye rero muri iyo minsi, kuko hari hanyuzemo urumva umwaka hari hanyuzemo nk'umwaka umwe wonyine. Kandi numvaga nta bundi buryo n'ubundi. Ikintu cyabayeho rero, twaraganiye musaba kugira ngo tubane icyo bisaba. Tangije ambwira yuko kugira ngo tubane rero ngo ngomba kumusaba tukajya no mu rusengero, kuko yari umukristo n'umuryango wari abakristo. Urumva kuko naramubwiye ni se ntago twakora umurenge gusa tukibanira, ko ubukwe kuba mbuvuyemo nkongera kubusubiramo biragoye. Ambwira yuko bitakunda, kandi pe nari namukunze. Nari namukunze, ni umuntu wari wagumye kumba hafi ankomeza, kandi ubona rwose uru rugendo kurugendanamo nawe numvaga ntacyo bitwaye, numvaga ari nta kibazo nzahuramo nacyo. Ikintu nakoze rero, urumva ubushobozi bwari buke, nari ifite umurima, ndagenda negera mukecuru wanjye, niwe ngira wenyine, genda mubwira nyine uko bimeze, kuko nawe yarabibonaga, ariko ndagenda ndamutekereza neza nyine, turaganira ngo tujye inama nyine, kuko umubyeyi wawe ntacyo wamuhisha, kuko n'ubundi n'ibyo ubukora mubiziranyeho nyine. Ikintu cyabayeho rero, naragenda mwegera ndamubwira ni urabona nta hantu inkwano nazikura, kandi n'andi mafaranga yo gukoresha nta handi yagira ate yava, kuko icyo gihe nge nari ifite ubucuruzi. Icyo gihe nari ifite akabotike curuza, ndareba ndavuga ni rero iyi botike n'ubundi ntago nayisahura, kandi urugendo rukomeje, reka ngirene, reka botike izaguma aha ariyo tuzabanamo tumaze gukora ubukwe. Aribwo nagiye mbwira mukecuru ati nta handi rero ibintu byava, uyu murima ngomba kuwusinyira nkawugurisha, kugira ngo mbone imyiteguro y'ubukwe. Mukecuru yarabyemeye, ntabwo yabyanze, kuko yari abonye ibyo nyuzemo, yumvaga ko nanjye nagomba guheranwa n'agahinda. Nanjye kandi numvaga ko ibintu byo ari ibishakwa, kuko nabonaga dufitanye icyerekezo n'inzira yo iterambere. Numvaga ko isa ku isa nzagura uwo murima nkawushyiraho, nkaba nanawugura cyangwa nkagura n'undi ahandi. Amafaranga araboneka. Yego. Amafaranga yarabonetse, turagenda dukora ubukwe. Muza kubana rero. Nk'uko yabishakaga. Ubukwe turabukoze, turabanye. Turagiye dukoranye ya business ya bwa bucuruzi. Bibaye aho tumaze nk'amezi nk'umunani. Urumva
yari atwite. Yego. Inda yawe? Inda yanjye. Yego. Noneho mu mezi 8 gutyo arimo hagati ndagenda icyo gihe ari ahandi nakoraga ibiraka. We niwe wabaga mu bwo bucuruzi gusa kuko urumva ntabwo twari kubamo turi babiri. Ntabwo byari gushoboka. Ntabwo byari gukunda. Yego. Njye nari ifite ahandi nkora ibiraka ariko nkazana amafaranga musanga kuri boutique. Kandi urumva saa sita hagati aho we yari afite n'abana babiri. Abana babiri yashatse no kugira ngo abe yabasiga ndanga namubwira ni nabazane. Iyo buki twarayitangiranye n'abana tubana. Ubwo aho nari aho twari twakoreye ubukwe ntago ariho twabaye. Twafashe imodoka kuko ubukwe twari twabukoreye ahantu bita mu Rutsiro. Dufata imodoka tujya kuba muri Burera. Yego. Ku mupaka. Icyo gihe niho nacururizaga niho ibikorwa byanjye byari biri. Ubwo rero niho twimukiye niho abana nabageze mbatangize ibigo by'amashuri. Ubagira abana bawe nyine? Bagira abana banjye kuko urumva nashakaga kugira ngo abana nabo banyitaga papa. Nanjye najyaga no mwako kazi mbanje kubageza ku biga by'amashuri mbambutsa n'umuhanda nabanje kubagezayo nibwo nabonaga kujya mu kazi kuko urumva madamu we yari yarasamye afite inda no kandi urumva yabaga ari muri boutique ari gucuruza ntago yari kubanza ngajyana abana ku ishuri ngaze anayitegure n'uburyo na saa sita urumva yabashakiraga na saa sita uburyo arabatekera nyine kugira ngo baze gusanga ibiryo byabonetse. Ikintu cyaje kubaho rero nyuma naje kugenda njya muri cya kiraka cyanjye. Nyuma sanga yapakiye ibintu. Yari umurokore ntabwo yanywaga n'inzoga na n'izindi ngeso yari afite. Yego. Sanga ibintu yabipakiye. Yego. Yagiye. Okay. Ndaza ngeze mu baturanyi mu gipangu twari dukodeshejemo aho twabaga. Ndabaza nungurwa nuko bambwiye ngo bari bazi ko twimutse. Kuko ibintu yapakije imodoka. Yego. Bahamagara kuri telefone arayifata. Ndamubaza ni wimukiye? Yego. Arambwira ati natashye wambwa we. Ati kandi utiki? Ati natashye nagiye iwacu wambwa we ati kandi ntuzankurikire. Ati nazakubona ku marembo y'iwacu nguje no gucyura. Ari umugore wawe ukubwira gutyo se? Ni ukuri pe. Wambwa we? Ni ukuri pe. Ntabwo byarangiriye aho urabona hari umusaza iyo ugiye gufata irembo ari umusaza ujya kugusabira. Yego. Nahamagaye uwo musaza mubwira uko bimeze tujyayo. Ujya iwabo? Tujya iwabo. Hejuru kukwita imbwa ngo ntuzanaga? Yarambwiye ngo wambwa we nagiye iwacu nazakubona ku gipangu cy'iwacu ngo waje gucyura. Jesus. Tinabikoze mbishaka. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza ahazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Biranungura. Mwe musanzwe mubanye nabi se? Ntabwo twari tubanye nabi. Mbo
gusa nanone abantu babana wenda ntago mwabura kuvugana nabi ariko kurwana nakurwana kwari kwarahabaye no muri uwo munsi ajya kugenda nta n'intonganya zari zahabaye we ni ukuvuga ngo ni kwa kundi ubundi ukuntu nge nabibonye ubuzima yari yiteguye kubamo ntago ariko yabusanze. yarazi ko uri umukire? Yarazi ko ndi umukire cyane. Ahageze ikintu nahereyeho mbona ko ari ubuzima yagaye akihagera ngiye kumwereka ubwo bucuruzi. Ariko n'ubundi yari asanzwe abuzi kuko yari yarasuye mbere yuko tubana, mbere yuko dukora ubukwe yari yarazanye na musaza we barasura mbakirira mu ubwo bucuruzi bwanjye. Barabubona. Ariko nyuma ikintu cyaje kunangaza yaje kumbwira yuko arambwira ngo ubucuruzi ngarabugaye. Gutyo se? Ni ukuri kw'Imana. Ngo ubucuruzi bwenda bugaye? Kandi mu minsi 2 aribwo tukikora ubukwe. Nta n'igihe kirashira. Ni ukuri kw'Imana. Jesus. Ntago ari ukukubeshya. Arambwira ngo ubucuruzi ngo ntago ari ubu ngubu nifuza kubamo. Ahubwo ugena ngize ngo wenda wamufashe nawe kubw'ibikomere wari ufite by'umugore wa mbere wari umaze kwitaba Imana akaba aricyo cyatumye agenda. Oya, ntago nigeze mukomeretsa kuko nanjye nirindaga ko nakomereka. Ntago nigeze mukomeretsa, ahubwo namubwiye mu minsi 2 ambwira nyumujyanye kubwo bucuruzi. Urumva nyine twari tukiri muri buki tutaratangira kugira ngo tujye gukingura ducuruze n'abantu babe bakidusura. Yabashije kumbwira kubwo bucuruza bwarambwira ngo ubu bucuruzi katabwicaramo. Jesus. Umugabo wa mbere se yarafite iki? Wa mbere we? Umugabo wa mbere we yari umukire? Two kuvuga byinshi ngo yarafite ikintu bari babayeho neza cyane ariko wenda byo reka tubyindiramo ahubwo cyane iwabo. Wenda iwabo aho umugore avuka iwabo bo bari abakire byo. Wabo umugore? Bari abakire ariko ikintu wenda nibajijeho cyanyobeye mbere yuko dukora ubukwe yarasuye. Yaragusuye? Abona ubwo bucuruzi yagaye nyuma. Amenye ko uri n'umupfakazi? Byabaye areba. Mu akarere ni kamwe. No mu kunyihanganisha yatangiye anyihanganisha kubera ko byabaye areba. Noneho ikintu namubwiye ni rero ubu bucuruzi buzazamuka. Haracyari kare. Tugiye guhuza imbaraga kandi turi batoya. Muri ubucuruzi wibwibazaho urabona turacyari muri buki, haracyari na kare kwibaza ku bijyanye n'ubucuruzi. Nuko ngira ngo rero arabyumvishe. Uburo twabanye gutyo ako kantu yarakambwiye ariko ngira ngo yakiye ubuzima. Kuko yarabaye nk'utuza nyine kuko abana remera tubashyira mu bigo by'amashuri kuko urumva wenda yaba yarafite gahunda guhita asubira ako kanya wenda yari kwemera ko n'abana be mbatangiza. Ariko twarabatangije mbona ko ubuzima bukunze. Nyuma rero cyaje kunungura yaje gupakira gutya aragenda arangije muhamagara ambwira ngo nagiye iwacu nunkurikire wambwa we mpita mbisanisha na ya magambo yambwiye tukiri abageni mpita numva ko ari ya mafaranga yanjye yagaye kubamo. None se mukibana muri abageni icyo yarakivuze urumva ko atishimiye ubukungu bwawe? Mwabanye gute muzi mu busanzwe? Wabonaga ari umugore wisanzuye? Yabonaga ari umugore ugukunze? Nta tuntu wabonaga ukabona turi kukunyura mu maso? Hari utwahabaga, hari utwo nabonaga ariko sinwiteho. Sinwiteho cyane kuko urumva ntabwo nari narigeze ntinda mu rugo. Urumva urwo rwa mbere ni amezi 2. Umuntu mutazanatindana nta n'ikintu na gitoya wenda nakwereka wenda cyo kuvuga uti hano ari ibintu bitagenze neza. Oya, ubwo rero utwo tuntu nge naratubonaga nge nkagira ngo wenda niko ingo zubakwa. Umuntu cyobonaga wenda nk'ahantu nigeze mbona ko nyine bitagenze neza. Hari igihe nigeze nzana amafaranga ari ahantu nari nyakuye nyine ariko ndamuhereza ni
ishyira mu ubwo bucuruzi ongera ujye kurangura. yego noneho amafaranga nyamuhaye kuko urumva niwe nayo nareguriye kurangura no gucuruza byose. Amafaranga ngiye kubona mbona aragiye aranguye ibyo aranguye nibihwanye n'umubare w'amafaranga namuhaye kuko urumva ubucuruzi nanjye nari mbumenye nanjye nabubagamo mbere. yego nari mbizi rero nzi nuko yizana duke wamuhaye amafaranga ibiciro menshi. bimeze. Mbona amafaranga aragabanyije ku mutima rero gusa ntabwo nabyibajijeho cyane. Naravuze ni wenda hari abagore wenda hari ibintu byinshi bajya bakenera batabwira abagabo wenda ari igihe yashatse kugira ngo azabyikemurire wenda niko naketse. Sinigeze mbyubakaho cyane ubwo wenda utwo tuntu nitwo nasanishije n'ibya mbere n'ayo magambo. Noneho n'ibyo yakoze byo gupakira n'ahari mpita mbisanisha ko we yari ari muri gahunda yo kugira ngo azagira ate azigendere we yifitiye afite akantu ajyanye. Rero nagumye mu mirimo yanjye bisanzwe. Ubwo urumva mbwiye gutyo muri iyo minsi noneho yanahise ajya kubyara. yahaburukanye inda nkuru agiye iwabo inda yamufashe ari iwabo ahubwo ibaze yemera kujya kubyarira iwabo afite umugabo asize ahita ajya kubyarira iwabo. yego ndangije uwo musaza wari warasabiye nayo naramuhamagaye mubwira uko ikibazo kimeze. ubwo ngiye kumva numva n'umuntu turi kwitegura kujyayo kuko urumva nasigariye aho. Nasigaye mu nzu itagira n'ibase atabamo n'igikombe byose yaratwaye kandi mu bukode n'ibyo mu nzu mu bucuruzi no mu bukode. baba we noneho urumva mu iyo minsi nari ndi gushaka itike. Ubwo ahantu nakoraga nagiye kubwira boss ndamubwira ni rero mubwira uko ibibazo byangendekeye. None nuko umaye udufaranga nkazajya kubareba ukamumaye make ya muyo nakoreraga. yego muri iyo minsi rero nibwo nagiye kumva numva umuntu arambye ati yaranabyaye yabyariye kuri hopitali iyi niyi ntigira kubwira. ndamuhamagara kuri telefone warabiko warabyaye ati nakubujije kujya umpamagara umwana naramubyaye. icyo gihe nahise mfata imodoka byihuse njya kuri hopitali sanga naho amaze gusezera amaze gutaha. Abantu barambwira bati amaze gutaha agiye iwabo. ubwo nawe musaza naye namuhaye gahunda twaduhuriye iwabo. tugezeyo dukomanze igipangu bamubwira ko ari njyewe n'uwo musaza. yari isohokeye ahagarara ku gipangu aratubwira ngo nta karibu mufite aha ngaha. none muje kure umwana wawe. ndamubwira ni yego nje kureba umwana wanjye numvishe ko wanabyaye nje no kuguhemba n'umugore wanjye. arambwira ngo nta bihembo byawe nyeneye. ati nanjye ndihagije. Jesus. wa musaza aramubwira ati se kubizi ko ari njye waje kugusaba hano nkaganira n'ababyeyi none njyewe narinje nk'umuntu mukuru nimwe mwabanye kandi ntabwo mwigeze muba hafi yacu nitwigeze tugera mu byanyu narinje umubyeyi kugira ngo mpamagare abandi bakumaye bagusabishije tuganire twumve ibintu byanyu ariko umwana umugabo waguhembe n'abandi bagabo niko bigenda bahemba abagore babo none unatwereke n'umwana wabyaye. yatubwiye ati umwana araryamye hano uwo mbereka ati ntawo mbereka ari seriye. yego ndavuga ni ntabwo byashoboka nakuvanye hano ku manywa y'ihangu niba naraguhemukiye nje ku manywa sinje nijoro abaturage barahari naho twabaye. yego babisobanura ariko ukanyebasha kunyereka umwana n'uruhembo rwanjye nkuzanire ndetse ukanarwakira kuba wishoboye ndabizi urishoboye yego ariko nanjye n'imyenda nzanye y'umwana ukanayakira kuko umwana n'uwanjye. abaturage ndabahamagara baraho hafi kuko numvaga ari nk'inzozi ndavuga ni uko biri kose niba tutaravuga ibyo twapfuye ariko ntago agomba kunyima umwana no kumunyereka. umugore yarinangiye ati wapi yewe turatahada. yego murataha twaratashye n'ukuri icyo twanzuje rero nanzuje ku baturage babwira kuntu twari tuje kureba n'umwana akaba mutwimye nubwo ndavuga ni njyewe ubwo ngubwo nzajya mu buyobozi
ambwire noneho niba atari umugore wanjye, niba adagishaka no kuba umugore wanjye, niba umwana nawe atari uwanjye, ubwo nabyo ubwo mbimenye. Kuko ubwo urumva najyanye umubabaro mwinshi n'umuntu akababaro pe, kuko numvaga mu mutima nta cyaha nishinza naba naramukoreye. Kandi no nkibaza niba mfite n'uburyo namuhemukiye. Hari umuryango yavuyemo, hari n'uwo yashakiyemo, hari n'abantu, hari n'ubuyobozi bw'ibanze yakabuhamagaye bakajya mu kibazo cyacu bakacyumva, basanga ari ikosa riri nkarihanirwa cyangwa se nkanasaba imbabazi. Nta muntu udakosa, ariko ibyo ntibyigeze bibaho. Uzi ikintu cyakurikiye? Yahise ajya gutanga igarama mu rukiko muri iyo minsi, ajya gusaba ubutane. Ngiye kubona ugendesheje bwa kabiri, ngiye kubona mbona wa musaza we wamuherekeje baza kuwusura bwa mbere tutarabana, ari bo nkubwira ngo nakiriye no muri bwa bucuruzi bwanjye nabagamo mbere, mbona baje banzaniye sinyasiya hano nakoreraga. Kuko ubwo bamaze kumakanira gutyo, urumva njye nabaga ku mupaka n'ubundi wa Uganda, urumva niho nari inkodesheje, nubwo nari narasigariye aho, ariko urumva inzu y'ukwezi niho nari narayishyuye. Ubwo byarananiranye, ba baturage zafata nari njyanye bazinywera kuntuza ku gipangu. Binywebwa n'abaturage baraho, n'abaturage agako mbyinjiza. Birarangira nanjye ndongera ndatega ndataha. Nyuma rero akimara kundega ubutane, nagiye kubona mbona hahantu nari icumbitse, kuko yari yarahasize azi ko ari naho aba yabazaga amakuru yanjye. Nagiye kubona mbona banzaniye sinyasiyo zo mu rukiko, nanze no kuzisinya ahubwo, ariko bibi by'ubusa. Barazinzaniye ngo nimba sinyire. Ese kuki muri kusinyisha kugira ngo njye kwitaba mu rukiko? Kuki mutigeze mwebwe muduha mureka ngo twebwe tuganire, mutwumve nk'ababyeyi? Mwumve ibyo twapfuye, mubanze mutuganirize, ababwira icyo twapfuye, nanjye nisobanure, mwumve koko icyo kintu kigomba kugenderwa hasaba ubutane. Ibintu bimaze umwaka umwe, mu mwaka umwe abantu barashwanye ku buryo bagiye mu butane. Ubuyobozi bw'ibanze bwo hano batuye burahari, ni amakuru yabo bazi, bajya kubakiza ngo bari kwica umutekano. Ni gute mwebwe mu byubakiyeho? Biranga. Wa mugore rero si ikintu yahise akora, yahise afungura iduka muri iyo minsi byihuse. Iwabo yego, yahise afungura iduka muri bya bintu byawe, muri bya bintu nandi sinzi niba ari iwabo yari yasize wenda tujya kubana, simbizi, ariko yahise afungura iduka ifite imbaraga pe. Rya rindi yambwiraga yashakaga kubamo, wese arifungura ku kanya kumugaragara. Sigaye mu nzu itagira n'igikombe. Wibaze umuntu mwabanye mugakorana ubukwe, ahagenda mwari mufite amabase ageze nko muri 6 yarakoze, atazasubira no ku isoko, n'umusigira n'ibase nimwe, wenda uvuga uti nazayijyana muri dushe. Ibyo ni byoroshye, ubwo n'ibindi byose aratwara. Yahereye ku ibase, nta kintu cyasigaye mu nzu, yarapakiye aragenda. N'intebe n'ibitanda. Nageze mu nzu nzihamagara nyine imeze nk'abantu bimutse. Yego, nta n'amatara gusigiye kurara. Nayo pe yarazijyanye. Ndangije rero naravuze ni ibibazo byanjye ntabwo biva inyuma. Noneho kwirukasa rero ikirego mu rukiko, tubaye nk'abasimbutse aho ngaho, umva impungenge yari afite. Yamaze gufungura bwa bucuruza ako kanya, abantu baramubwira bati ufunguye ubucuruza aka kanya mutarava gutandukana, kandi mwasezeranye byemewe n'amategeko ivangamutungo. Ati kuva yarasigaye nta kintu afite, azaza yicare mu iri duka ryawe. Ati ntabwo uzamusohoramo, kuko ubu rifunguye ukiri umugabo we. Ibyo rero nibyo byamuteye kuraje yo kwihutisha. Banzaniye ibyo bipapuro ngo mbisinyeho ndanga. Ndavuga ni oya, nta kintu kituma dutandukana nawe, ntacyo yamemukiye, ntago uyu mwanya yahita avuga ngo dutandukane namwe ubwacu n'imiryango itaramenya icyo dupfuye. Ibintu biracanga, ariko kubera yabishakaga kandi we yaranabifitiye ubushobozi,
urumva njye nasigaye nari imeze nk'umuntu uturuka iyo mu Gishumba. Reba kugira ngo umuntu aba ari muri uwo mujyi wa Kigali noneho ujye uturutse Cyangugu iyo hasi mu cyaro biragoye. Noneho uri no mu bukene yongeye, none uri no mu bukene, noneho no guhangana n'umuntu noneho we ufite ubushobozi unazwi, noneho urumva bya byifuzo byanjye nashakaga nyago ibyo bagendeyeho, rwa rubanza n'ubundi byarangiye ruciwe. Noneho igihe cyo kuburana naragiye baramubaza, bamubajije ibyo aheraho asaba ubutane. Uzi ikibazo aho cyabaye? Ikibazo yerekanye, yavuze yuko ngo abana be nabarebaga nabi kubera nababyaye. Iki cyo urukiko rwashingiyeho n'imbogamizi yagaragaje. Watangiye utubwira ko bafataga neza, niwe wabajyanaga ku ishuri, bakwitaga papa. Abana banyita papa na n'iyi saha iyo mbasanze aho nyina akorera byanze kubavamo bijya bibacika ngo papa aracyarivuga kubera ko pe ndi imbere y'Imana yiranze neza. Nta mwana we nigeze ciraho, nanuwo nigeze na bya bintu umubyeyi arahana, nanuwo nigeze nyuzaho n'igishari kuko abana barumviraga cyane. Yego ubwo izo mbogamizi nizo yavuze ngashiraho asaba ubutane. Urumva rero umuntu mutabana mu nzu kuko bumvishe ko abana atari abanjye, kuko bumvishe kubwo koko ufite ukuntu bareba nabi. Yego. Nuko ntabwo wigeze wenda umwicaza ku ruhande mu by'ukuri bwira niho nkundaga niki cyatumye ushaka ko uwo mwanya ntabwo yigeze ahumba. Na nyuma se? Na nyuma naguma kumusaba ndavuga ni ibyabaye byarabaye, ariko dufitanye umwana, base wananyemerera tugasangira fata tukareba n'uburyo umwana tugomba kumureramo. Niba wenda amahirwe yanjye nawe yatarakunze, ntabwo ari ku mwana we tukamuha amahirwe ye yuzuye nk'ababyeyi be bose bahari. Ambwira ko wapi, nta nubwo abashaka kumama, nta nubwo iyo muhamagara nangupa. Rero mu kuburana mu rukiko namureze wa mwana. Umwana wawe? Umwana. Kuko n'ubundi twageze igihe tujya mu nkiko, n'ubundi umwana aragumye kugira ute kumunyima. Ubwo uzi kugira ngo muboneho ukuntu nabigenzaga, ubwo nacungaga umuntu amaye amakuru ari nko ku cyumweru ari gucuruza mw'iyo satere, akambwira ko aribwo umwana ajyaza umukozi ajya amuzana, akambwira amasaha ajya amuzanira. Ubwo nkacunga iyo saha, nkaba ndi hafi nkacunga uwo mukozi amuzanye. Bwa mbere ubona umwana wawe hari ryari byagenze bite? Cyangwa ntabwo wigeze umubona? Kumureba rero ukuntu namubonyeho, nagezeyo mutunguye kuko urumva uwo muntu bari baturanye bacururizaga hamwe niwe wabonye agahinda kanjye buri gihe najyanaga, kandi akanga kuva ku izima. Yambwiye ati rero ngewe nzakubwira amasaha umukozi amuzanye aje kumwosa uze umurebe. Ubwo kwabaye kuko nari nzi umuryango acururizamo, umukozi yazanye umwana aramwosa, ariko umwosa agiye kubona abona mugeze hejuru ndamushuhuje, nuko nabonye mu mwana. Ariko sinacika intege, urumva yari akiri muto. Sinacitse intege, narakomeje ndahatiriza. Ageze mu mwaka nsubirayo, nabwo bibuko ndavani wenda nuko ataramenya kuvuga. Amaze kugira imyaka 2 n'igice nabwo subirayo, ariko hagati aho hari amafaranga urukiko y'indera narwo nanjye bari baraciye yo kujya muha kuko umwana ari muto. Nazaga nitwaje ya mafaranga rero, vuga ati reka nyajyane profite no kureba umwana wanjye. Iyo namugeragaho rero umugore yarandakariraga kandeba nabi, yarambwiraga ngo sishaka kuzajya hano ngo uzanywe witwaje amafaranga. Amafaranga ugomba kujya yanyuza kuri konti, ugomba kuguha nimero ya konti, ugomba kujya yanyuzaho. Sishaka ngo uzana ngo nta mafaranga ngaho. Nanjye ati ntago nza gutanga amafaranga y'umwana wanjye, nanjye mba nkumbuye kumureba. Niba ari n'utwo dukweto numujyanire nanjye numuhe nk'umubyeyi, mube namuhereza amata. Umugore bikanga. Ubwo nagumye kuhatiriza biranga. Ubwo urukiko rwarabyanzuye, bazi ko umwana bo banzuye ngo umwana agomba kumubana imyaka 7 ndanga ya mafaranga bari baciye. Ariko nyuma y'imyaka 7 umwana akaba ahashaka.
ariko twese tumufiteho uburenganzira, bakambwira ko umwana agomba kuba yasura akagaruka akagira ate akanabana na nyina. Yego. Ya myaka rero yararangiye, umugore aramunyima burundu. Imyaka iyihe? Ya myaka 7 yaje kurangira. Hashize n'igihe? Hashize igihe. Ko nuvuga ari byejo. Bimaze igihe kirekire. Oh, yes. Ni ukuri pe. Umwana w'ungu yarengeje imyaka 7. Umwana yarengeje imyaka 7. Wabivugaga nkumva ni nk'ibyo umwaka ushize. Reka da, bimaze igihe kirekire pe. Imyaka 7 ubwo njyayo. Urumva umwana yageze aho amenya kuvuga, atangira garidienne. Yego. Ahira yivamo, umwana none bingwa ngombwa ko twajya tuganira. Yego, mukiganira hagati. Tukaganira nge nawe. Yego. Noneho nahagera, urumva ariko kuma karibu niyigeze yimana n'isa nago yigeze ame karibi wabo. Urumva rukwaho bagaru kumusanga hahandi akorera kandi nkacunga amasaha umwana hari. Yego. Nkamubonaho gutyo. Rimwe rero nigeze kuhamusanga ari cyo kintu cyongeye kumbabaza cyane. Hari igihe ubwa mbere yemeye ko mujyanira imyenda, mbona arayemeye none arayakiye. Cyo gihe mujyanira inkweto, mujyana n'imyenda, ndabimuhereza, nyina arabyemera none arabifata. Umwana aramaze kuba mukuru. Nyuma rero naje kubijyana none nka kwakora ibyari bimenyewe. None arabyanga. Basa kubaza umwana. Ndamubaza ari kumwe na nyina wo hafi. Ndamuhamagara aritaba. Ndamubwira ni ngwino tugende mugurira imyenda, kandi uzi ko abana bakunda ibintu rwose, niyo yaba afite valise zingahe nta mwana wabwira ngo njye kugurira ibintu ngo yange. Yego. Umwana arambwira ngo ndabifite, kuko nyine yamaze kubona ko nahageze, ahita amubwira ngo ibintu byose aragwa none ubyange. Namwe ni tugende ngurira imyenda, ngo imyenda ndayifite. Tugende ngurira inkweto ze, ngo nazo ndazifite. Ndabyumva shaka ko bitera gahinda. Basi se tugende ngurire n'agafata tuganire. Yeah. Ngo nahaze. Ikintu yakiye n'amata nari njyanye gusa, nagiye nitwaje yo yarayakiye. Ibindi byose arabyanga. Bya bindi nyina ashaka ngo amafaranga, ibintu ngomba kumuha n'imyenda mbireke, nge fata amafaranga nyasunike gusa nagiyeyo. Utarebye umwana? Narebye umwana na watambose. Yaba ari umwana wawe mu? We nyina nicyo ashaka. Ibyo yagumye gushaka. Ariko ngomba kugira ikibazo. Ngumye kugira ikibazo cy'imisi kibihe. Nari gusubira fite kubera ko afite irangiza rubanza, nari no gusubira mu buyobozi. Nkavuga ko yagumye kunyima uburenganzira ku mwana wanjye. Ariko kubera ubushobozi bwagumye kumbana ibibazo. Avuga ni se ndajya mu buyobozi, ahantu ndategesha amafaranga menshi. Yego. Kandi nayo ubuzima ndimo kuboneka bitoroshye. Noneho ikibazo naje guhura nacyo. Hari inzu nari narubatse. Maze kuyigurira inzugi ndavuga ni ubu buzima nabwo ndi kubona bukomeje gusharira. Reka nyinga ino nzu ariyo nigiramo. Amafaranga y'ubukode nabwo ntabwo byoroshye. Yego. Reba iyi mvura yashize yaguye ari nyinshi. Inzu irayiheretse. Yego. Ibiragoye. Inzu yaraguye nayo. Beke byago. Nagiye kumva numva umukecuru wa hano narayubatse, numva aramamagaye ngo yanzu nayo yaguye. Ndangije ndavuga ni Imana koko, kuki ibi bintu byose biguma kugenda binkurikirana. Mbere rero nyiri umusore twajyaga tujya mu rusengero kwa kundi ubugiye ukurikiye ababyeyi. Ari ukuntu bajyaga basoma kuri ra nkuru ya Yobu. Yego. Ariko sinyumve bitewe n'igihe nari ndimo. Ariko nyuma nibwo naje kuyisoma nanjye ubwanjye. Noneho nanjye nyisanisha n'ibihe nyuramo. Yego. Nanjye ndavuga nariko wenda Yobu we nuko yari umutunzi wari utunze byinshi cyane, ariko ibi bintu byanjye nanjye bijya gusa nk'ibya Yobu. Yego. Ariko uzi kugira ngo we wari amatungo aragiye, inzu ziragiye. Imirima. Yego. N'imirima yaragurishije. Umugore aragiye. Nino n'inzu nari uwambere apfuye. Uwambere yarapfuye. Kandi nawe byagendaga. Yego. Amafaranga atikira kuryo. Niyo ndavuga ni wenda n'iyi nzu niyo nzarwarizaho nyisazi wenda nyuma nanjye nanayitahamo. Ngiye kumva numva narindimutse. Iragwa burundu ku buryo uwo mukecuru amubwiye ni yuhiyengera. Yeah. Ibyo ni ibintu byose by'urugendo rurerure byakomeje kugenda runyiziringaho na n'isaha. Ariko
nagiye muri byinshi ndashima Imana yego intunze muri uru rugendo ntacyo rutoroshye nyishinza pe ntacyo wumva nyishinza. umutima umeze gute Pascal? Umutima wanjye uretse gusenga ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe nkunda gukora ibintu by'ibiraka kugira ngo mbashe kubona n'igihe cyo kujya kwisengera. Iyo nkoze nk'iminsi 4 undi munsi nigira kwirirwa mu nzu y'Imana kuko mu nzu y'Imana niho nabonye niho haba abanyamahoro. amahoro. Yego. Ibindi byo byaranze. Umwana se n'ubu ngubu harya ubu ngubu afite igihe kingana iki? ni ukuvuga ngo ari nko mu myaka 8. Imyaka 8. Na n'ubu mu myaka 8 sindabona uburenganzira bwo kuba namufata akaboko ngo mbe najya kumwerekana nyirakuru twe twatemberana. Sinemere no kumuvana ngo mujyane harahanze. Ntabwo uburenganzira. N'umuhungu n'umukobwa. 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 Ntabwo uburenganzira. Gambira mufata mu bikanza byawe. Hejuru ibyo wari wacimo, hejuru y'uwambere wari warabuze umureba hamwe na mama we. Yego. Wumvise umeze gute Pascal? Nkimubona rero nkimubona numvishe ibyishimo bigarutse. Numvishe bigarutse kuko naravuze ni uyu ni buje kumpoza amarira. Yego. Ikindi cyaje kumbabaza rero kurusha ibindi ikineri gikomere ni ukuba wumva ngo ufite umwana ukabona abandi bana bari mu kigero kimwe ukabona ngo ukumva ngo yakorewe anniversaire ni wemere kuyigeramo. Yego. Ukumva ukabona aho ikigero kigeze ukumva hari akenda ubonye umuntu afite ukumva wakamugurira ngo ukamujyanire ariko nube wemere kuba wakamujyanira ngo akambare mugendane ngo nawe wumve umwana kwise papa we. None se wenda nta kintu umugore gushinja no mu bandi avuga ati icyatumye ntandukana n'uya mugabo tutamaranye kabiri ni iki ngiki? Jewe no kuko wenda nkeka ko atavuga ko mwapfuye ubukene mu bantu, we yabikubwira ko abandi nkeka ko atabivuga gutyo. Jewe mu bandi uzi ikintu yagaragaje mu bandi se nta kindi yagaragaje n'abana gusa kumufatira n'aba bana. Yavuze ko abana be namufatiye nabi kuko abantu bose bari batuzi nawe baramwatatse aramubwira ati ubu uyu mwanya ko wari usanzwe uri umubyeyi ikintu cyatumye uhita uva mu rugo aka kanya ni iki cyari kikunaniye kwihanganira. Nawe rero abona ko icyo giteye ipfunwe. Ni kenshi abantu bakira bagakena cyangwa se abantu bagakena nyuma bagakira. Yego. Uriya abantu iyo bafite amaboko mazima kandi banumvikana nta giterambere ryanga kuza. Ahubwo we aguma yagaragaza ko abana be nabarebaga nabi. Biteye agahinda, birababaje ko ibyo waciyemo ni ibintu umuntu atabona uko asobanura. Havaho kimwe hajyaho ikindi, havaho ikindi haza ikindi. Ariko twizeye ko Imana wenda ikesha muri izi nzira, tanga inkuru, ubona inshuti, ubona abavandimwe, ubona bakubwira ngo mpore, ubona abagufasha bakubwira ngo Pascal ceceka ihwituriza Imana irahari izaca mu bantu igira icyo ikora. Pascal, uwo mugore ntabwo wigeze ubaza uti se mbere ubundi ni muntu ki, mbere ko dushakana yari muntu ki, yari afite imico ki? Icyo kintu ntabwo wigeze ukibazaho? Icyo kintu impamvu nakibajijeho ntabwo yari yarakunze kuba mu Rwanda, nawe yaje nyuma yabaga za Kongo. Urumva rero no mwuko gushaka n'abo bana niyo yababyariye. Urumva rero nta muntu wigeze amenya amakuru ye, bose bari bamuzi inyuma nk'uko nanjye namushimye inyuma, kandi na n'ubu inyuma nta kibazo afite. Ni umuntu w'umurokore, ni umuntu w'umurokore ukora ibintu byacecetse. Wafata imyanzuro acecetse, ntabwo ari wa muntu wakwemera ngo wamuhagararira wanze mutongane. Oya, wafata imyanzuro ya bucece akakurya umutima gahoro cyane ku buryo usigara, ku buryo n'abaturanyi byarabayobeye. Nabo basigaye bambwira bati ko tutigeze twumva se mutongana, mwarwanaga bucece, wenda nitubyumve ngo tubakize. Nuko terekada ati se katigeze atubwira ko azagenda,
wenda nimugoroba igihe wabaga atashye wapi, yafashe imyanzuro ye bucece kandi birangira ayirangije burundu. ye gukomera kubw'ibyo waciyemo ni nta dusoreje ikiganiro. Pascal mwumvise inkuru ye, ntabwo ari yobo ntibizabe. Imana izamuha ubutunzi, izamuha umugore mwiza, izamuha uwo mwana we amubere papa nk'uko bikwiye, n'umwana amubere umwana mwiza. tuma turiho ibyo byose rero, sibyo inshuti mwebwe muzi experience z'ubuzima, mwabonye ibyo mwaciyemo, no kuri mbashinze Pascal kugira ngo uyu munsi mumubere umuvandimwe, mumubere mukuru we, mumubere ababere petit frère, ababere umwana, ababere gutyo, sibyo. Reka dusoze rero, dusoze tumubwiye tuti komera Pascal, kuko komera uri umugabo, uri umugabo, ibyo wagomba gukora warabikoze. Uyu munsi turakwifuriza ko n'ibindi uzakora bizaguhira, ubona umugore mwiza gukunda, nawe ukunda, uzakubyarira abana mwicare mu rugo utuze utekane cyane. Ndabyizeye rwose. Vuga nimero telefone yawe dusoze, ku buryo umuntu wifuza kuzagufasha no kuri azagufasha ibyo mwe ko mukongera ubutunzi. Icyo ni icyambere. No mu gutuza mu mutima kubw'ibyo byose waciyemo. Hari igihe tujya mu masengesho Imana ikadufata, ntitume dusandara ngo bya bikomere byacu bijye hanze, ariko muri twe tuba turwaye, tuba dukeneye utubwira ngo komera impore, utubwira ngo humura. Pascal rero natwe aradukeneye, nawe aragukeneye. Uzi ko buriya byanamugora kongera gushaka undi mugore atakemura biriya bibazo bye, atarahura n'abantu bamubwira ngo komera hejuru ibyo bikomere byose. Mureke tumubanire rero nk'inshuti nk'abavandimwe. Nadusoreje Pascal, vuga nimero telefone yawe. 078 72 82 65.